Shalom shalom ndabasuhuje buri wese n'igihugu aherereyemo. Yesu ashimwe. Nagiraga ngo mbasangize amwe mu masengesho twakoze yo kubohoka, hanyuma nawe ufungure umunwa uhaguruka usenge wibohoze. Reka nkwibutse ko gukizwa ari kimwe no kubohoka ni ikindi. Hanyuma muri ayo masengesho yo kubohoka ujye ukora analize mbere yo gutangira amasengesho yo kubohoka, cyangwa se bitewe n'umunsi utajya dukurikirana uko iminsi yagiye ikurikirana ayo masengesho yagiye akorwa. Ujye wanariza ubuzima bwawe, uvuge ngo ese ni ibiki bikimboshye bitewe n'iyi teme batanze, ngewe meze gute? Wanarize wowe ubwawe uko bimeze. Hanyuma uko ukoze analize, kandi ndakwibutsa ko mu gihe cy'amasengesho yo kubohoka dukoresha amaraso ya Yesu n'umwuka wera w'Imana. Ibyo wibonyeho mu gukora ubushakashatsi cyangwa se mu gukora analize y'ubuzima bwawe ugomba kubyandika. N'ibyo umwuka wera w'Imana yakubwiye ugomba kubyandika, kugira ngo ataza kugira ikigucika, noneho ukicara ukagenda ufata rwa rupapuro cyangwa se agenda yawe aho wanditse, ukagenda ureba kimwe kimwe ukagisengera gutyo gutyo gutyo. Kwari usanga yenda wabonye hari nk'ibintu 7, yenda ugasanga wasengeye 5, umuntu ashobora kwibagirwa, bishobora kubaho. Niyo mpamvu mu gihe cy'amasengesho yo kubohoka twandika cyane. Rero Yesu atugirira ubuntu. Ndasaba Imana ngo buri muntu wese akurikire, amenye uko yisengera. Ndakwibutsa ko nta muntu uzagusengera, ahubwo wowe ni wowe uzi ngo ibi bindiho biramboshye. Kandi ndakwibutsa ko twahawe ububasha n'ubushobozi, Luka 10:19, bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo, kandi nta na kimwe kizagira icyo kidutwara. Niyo mpamvu tugomba guhaguruka, umuntu agafungura umunwa agasenga. Ndakubwira ngo fungura umunwa usenge, haguruka usenge. Niko bimeze. Ni igihe cyo gufungura umunwa, abantu bagasenga, bagahaguruka bagasenga. Ariko umuntu niyemera uburetwa kubugumamo, ni ubuzima bwe. Ariko nagira ngo nkubwire ngo Imana icyo yaduhaye muri Yesu Kristo ni umudendezo. Niyo mpamvu duhaguruka tugakora amasengesho tukibohoza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Reka rero dutangire dukurikire ayo masengesho. Muri kumwe nanjye Mame Ebenezer. Iyi Zaburi ya 28 2 kugera kuri 3 cyariza ugutwi kwinginga kwanjye. Nuvuga ngo Mana ntega amatwi, Mana ndakwingize, tega amatwi wumva ibyo mvuga. Manitse amaboko imbere yawe, nuvuga ngo nciye bugufi. Waba wapfukamye, nibyo ndi waba uhagaze, wasenze, umutima wacu umenekera Imana mu kwihana. Twavuze ngo ntacyo dusaba Imana ni ukwihana. Ntungururire hamwe n'abanyabyaha. Byaba twavuze ngo niyo mpamvu turi bwihanire imiryango yacu, niyo mpamvu turi bwihanire urubyaro rwacu, niyo turi bwirwe ngo Mana manitse amaboko, ngewe bariya ntidufatanije, umbabarire. Ntungururire hamwe nabo Mana, imivumo yabo yingure, tuzabyikura. Ibyabo bakoze na aferi yabo, nge sindimo Yesu, ngewe ndakwemera. Haleluya, amen. Kuba bakora ibyaha, ibyo ni ibyabo, ni ngiye gusa. Ibi byaha nzi ko ibyaha bigira ibihano, nzi ko ibyaha bigira umuvumo, ibyaha bigira ingaruka. Ibyo byabo byose babigumane, ngewe sindi kumwe nabo Mana. Umbabarire ubujura bwabo, umbabarire guterekera kwabo, umbabarire ubukozi bw'ibibi bwabo, umbabarire. Tukabwira Yesu ngo Yesu turi hano, tugirire imbabazi. Haleluya. Ntungururire hamwe n'abanyabyaha n'inkozi z'ibibi. Nibi twiriwemo tukihana, bavugana iby'amahoro na bagenzi babo, ariko igomwa rikaba mu mitima yabo. Uru ni urugero rumwe rw'icyaha. Imana itugirire ubuntu. Amaganya ya Yeremiya, aho tugiye, amaganya ya Yeremiya, twihute. 5. Amen. Impamvu twihana ibyaha by'aho tuvuka, aho twashatse. Hajye ujya muri minute 2 gusubira. Urakoze. Yego. Uwite ibuka ibyaduteye, itegereze kandi urebe gukorwa n'isoni kwacu. Umwandu wacu wahindutse w'abanyamahanga, n'amazu yacu yabaye ayabimukira. Turi imfubyi ntitugira ababyeyi, ba mama bameze nk'abapfakazi. Tunywa amazi tuguze, inkwi zacu tuzibona dutanze ibiguzi. Abatwirukana batuguye
abatwirukana batuguye ku majosi, turarembye kandi dufite akito ko kuruhuka. Ukuboko twaguhaye abanyegiputa n'abo muri Ashuri kugira ngo tubone ibyo kurya biduhagije. Ba data bakoze ibyaha, kuri uyu murongo wa 7 niho nashakaga. Ba data bakoze ibyaha kandi ntibakiriho, natwe twikoreye ibicumuro byabo. Niyo mpamvu tugomba kwihana ngo Mana, niba bashaka babe barapfuye, ariko icyo tudashaka ni uko Uwiteka dukururira hamwe n'abanyabyaha. Icyo ntitugishaka, ntungururire hamwe nabo. Niba bashaka tuwite, umbabarire buri kimwe cyose bakoze, umbabarire muri icyo cyiciro cyabo aho bari, unkuremo kubw'amaraso yawe n'imbabazi zawe. Nibyo twiriwemo. Haleluya. Atungirira ubuntu Mwami. Ibyo kurya tubibona duhaza amagara, kubw'inkota yo mu butayu yatwokamye. Umubiri wacu urirabura, ni nk'ubu inkono bitewe n'inzara yatwokamye. Bakindaga abagore b'i Siyoni n'inkumi zo mu midugudu y'i Buyuda. Imana itugirira ubuntu. Bantu bima, icyaha cy'ubusambanyi kiragatsindwa. Ibikomangoma byamanitswe biboshywe. Ibikomangoma byamanitswe biboshye, ukuboko kumwe ntibasonera n'abasaza. Abasore bakorewe insyo n'abana bikoreye imiba y'inkwi bagenda basitara. Abakuru baretse kwicara ku marembo, n'abasore ntibagicuranga. Umunezero mu mitima wacu urashize, imbyino yacu ihindutse umuborogo. Ikamba riraguye riva ku mutwe wacu. Icyaha ni kibi, umva icyubahiro kirashira kubera ibyaha. Imana itugirira ubuntu. Tugushije ishyano uko twakoze ibyaha, nicyo gituma umutima wacu urabirana. Ibyo nibyo bituma amaso yacu ahunyeza, bitewe n'uko umusozi wa Siyoni ubaye amatongo, ingunzu zirawuzereraho. Weho Uwiteka uhoraho iteka ryose, intebe yawe ihoraho ibihe bindi. Kuki watwibagirwa iteka kandi ukatureka igihe kirekire kireshya gitya? Mu by'ukuri Imana ntabwo yakibagirwa umuntu yareba, ahubwo icyaha kidutandukanya n'Imana. Amen. Icyaha gituma umwuka wera yigirayo, akaba agiye hariya akazanira tuzihanira. Kuri 21 bavuze ngo utwigarurire Uwite, natwe tuzaba tukugarukiye. Tugarurira ibihe byacu bibe nk'ibya kera. Ariko waradutaye rwose, utugirira uburakari bwinshi. Imana igira uburakari kubera ibyaha. Yesu Yesu atugirira ubuntu, Imana itugirire neza. Reka twitegure. Aya magambo nari nyasomye ni amwe mu magambo dufite twasengeyemo kugira ngo twongere twibuke neza. Icyaha ni kibi, icyaha kirica. Niyo mpamvu tugomba kwihana kandi tukihana neza. Kumaramaza tukabyihana, tugasakasaka, tukongera tukisaka, tukavuga ngo Uwite turi hano tumanitse amaboko, tubabarirwe. Amen. Tubabarirwe mu guca bugufi, mu mbabazi biracyashoboka. Mu buntu bw'igorogota, tugiye kwamamaza ubuntu bw'igorogota twagiriwe, biracyashoboka bavandi. Mu maraso ya Yesu biracyashoboka, biracyashoboka. Reka dukomere Imana amashyi. Yabonye ko umuntu arushye, hanyuma ikaduha Yesu. Ni ukuri ikaduha Yesu, igashyiraho shuwa, ikavuga ati uhitamo noneho gukurikira Yesu, uwo nguwo warakize. Ariko utabihitamo uwo si uwanjye. Basiga ikagira ikigongwe, mugani w'Abarundi, ikagira ikigongwe, ikatwibuka, ikatugarukaho. Umwami ahimbazwe. Haleluya. Umwami ahimbazwe. Umwami ahimbazwe. Atujye ku igaburo ryera. Nizere ko wateguye umugati wawe, ugategura na ji yawe. Hadusome Matayo 26. Twamamaza umusaraba, dushyire Yesu hejuru, ubundi dutangire gusenga. Amen. Yemwe ko mwacecetse. Umwami ahimbazwe. Matayo 26 umurongo wa 26 kugera kwa 28.
Matayo 26 umurongo wa 26 kugera kwa 28. Ariko mbere y'uko tujya ku igaburo ryera, hari abashyitsi twateranye kugira ngo baturamutse, tujye twese ku meza y'umwami tuziranye duhuje. Ntawe ugusengera kuko ntawihanira undi, ntawe uzi ibyo wakoze, ahubwo naho guhaguruka ugafungura umunwa ugasenga, sibyo? Tugeze mu gihe umuntu agomba guhashaka imbaraga akisengera. Ukaba umuyobozi w'amasengesho w'urugo rwawe, ukaba umuyobozi w'amasengesho w'abana bawe, wowe ubwawe ugahagarara ugasenga. Amen. Ugahagarara ugafungura umunwa ukirwanirira. Rwose abantu bagufasha gusenga, ariko uruhare rwa mbere ni wowe cyangwa se ni njyewe. Ngahaguruka, umwenda wari ukingirije ahera wavuyeho, buri wese yigererayo, sibyo? Muri aya masengesho rero ni uguhaguruka tugasenga, ukaba inkuba yo mu mwuka. Amen. Ukaba inkuba yo mu mwuka, ukagira ibyo ucecekesheje, ukagira ibyo dukuyeho, ukagira ibyo ushyizeho, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ndagira ngo mbatere imbaraga, tugire imbaraga zo gusenga, zo gushaka Imana. Turakwikirije Solange. Nizere ko nta wundi usigaye. Niba hari umuntu ufite icyo ashaka kuvuga, uyu ni wo mwanya wo kugitambutsa. Nidutangira gusenga, nta bindi bijyamo byo kuvuga, sibyo? Tukaba dutangiye umuriro w'amasengesho, dutangire dusenge kugeza amasaha ageze. Ikindi nshaka kwibutsa, inyigisho zo kubohoka bisaba kuba warakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Hari umuntu uri hano utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ngo mbimufashemo? Ndagasubiramo. Hari umuntu uri hano utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ngo mbimufashemo? Abari hano twese twakiriye Yesu. Reka dukomere Yesu amashyi. Haleluya. Ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, cyangwa se ukamenya umuntu ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, mu nyandikire inbox, ndajya mushakira umwanya yatura agakiza, akomeze yisengere. None se asengera muri ihe zina ko tuvuga ngo mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo? Yarivuga se atarizi, ataramwakiriye, yasengera se muki? Ntibikunda. Niyo mpamvu tubanza kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ubundi tugasenga sasa, tumwemera, tumuzi. Haleluya. Amen. Urumva kuntu ari byiza. Kristo yubahwe, Kristo yamamare. Amen. Yego, reka tujye ku igaburo ryera rero. Ndabona ntawamanitse akaganza icyo ashaka kuvuga, ubwo tugiye kwatsa umuriro w'amasengesho. Matayo 26 umurongo wa 26 kugera kwa 28. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu atanga ifunguro ryera. Bakirya, Yesu yenda umutsima, arawushimira, arawumanyagura, awuha abigishwa be, arababwira ati, nimwende murye, uyu ni umubiri wanjye. Yenda igikombe, aragishimira, arakibaha, arababwira ati, munywere kuri iki mwese, kuko yari amaraso yanjye y'isezerano rishya, ava ku bwa benshi ngo bababarirwe ibyaha. Niyo mpamvu kubera ko twihanye, cyangwa se kubera ko twasenze amasengesho yo gusaba Imana imbabazi no kwihana, twashyizeho igaburo ryera. Nta kindi dufite gikuraho ibyaha uretse amaraso ya Yesu. Mbone no gukosora abantu batize inyigisho z'umubatizo cyangwa se simbizi, ntabwo umubatizo ukuraho ibyaha. Amaraso ya Yesu yonyine niyo yonyine dufite, twiyuhagiza ibyaha bikatuvaho, ibyaha bigasibangana bikibagirana, tukaba bashya imbere y'Imana, Imana ikatureba ikatwishimira, tugahindurirwa identite, tukitwa abana b'Imana. Ni amaraso ya Yesu gusa, kandi amaraso ya Yesu ntagira umupaka. Yesu yapfiriye abantu bose n'abazavuka. Amen. Iki ngiki mwagakwiye gukoma amashyi, kuko icyo kintu uwo mugozi wakatitse
ntabwo ari generasiyo gusa n'abazavuka. kandi Yesu yapfiriye wowe nanjye, yapfiriye umuntu ku giti cye. niyo mpamvu umuntu yigira imbere y'intebe y'Imana akisabira imbabazi. niyo mpamvu umuntu yakira agakiza ku giti cye, nta wakirira undi agakiza. nuko Yesu yapfiriye njyewe, yapfiriye nawe, buri muntu we ku giti cye. Amen. Yesu yadukora ikintu gikomeye cyane. Umwami yubahwe. Noneho ibyari amasezerano ashaje arayavugurura, aduha isezerano rishya. Haleluya, haleluya. Umwami ahimbazwe. tukiyuhagiza aya maraso, tukababarirwa, tukinjira imbere y'intebe y'ubuntu, tukabona ubuntu n'ubuntu. kandi Yesu nta biguzi aca, ni ubuntu. turamushimira umwami wabiduhesheje, niyamamare. reka dusenge. bakirya yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura, awuha abigishwa, barababwira ati nimwende murye, uyu ni umubiri wanjye. Amen. reka dusenge. Fata umugati wazanye dusenge. ndabibutsa ko igaburo ryera usengera umugati umara. niba utawumara rwose ntiwiri gusengera, hoya, ibyo twarabyize. ku igaburo rya se ho bahagira rwose, twarabyize. amaraso ya Yesu, amaraso y'isezerano rishya ava ku bwa benshi ngo babarirwe ibyaha. Amen. bakirya Yesu yenda umutsima arawushimira, niho twari tugeze, arawumanyagura, awuha abigishwa be, arababwira ngo nimwende murye, uyu ni umubiri wanjye. ndabibutsa ko dusengera umugati uri bumare. Amen. tugasengera ji wazanye, ji ubasha kunywa ukayimara. iyo twasenze byahindutse umubiri wa Yesu. ntawujugunya umubiri wa Yesu rero, ntawugenda ku oya, ntibikunda. ntawumena amaraso ya Yesu. ibyo twabyumvishije, sibyo? ufata ibyo ubasha kumara. kandi nkabibutsa ko ku igaburo ryera twarabyize, aho Pawulo abisobanura ko mu Bakorino, twiga igitabo cy'Abakorino ba mbere n'aba kabiri, aho igaburo ryera umumaro wayo, ababikora byose twagiye tubireba. si aho tuza guhagira, ahubwo tuza kwamamaza Yesu Kristo wazutse. si igihe cyo kubona umwanya wo kuza kurya no kugunda, hoya, ahubwo ni igihe cyo kuza kwamamaza Yesu. insinzi y'igorogota, kwamamaza umusaraba, kwibuka ko Yesu yatugiriye neza, kwibuka ko Yesu yadupfiriye kandi ko yazutse, ariho, ni muzima. Haleluya, amen. Imana ishimwe, umwami ahimbazwe. reka dufate imigati yacu dusenge. yego, murakurikira. Yesu ndagushimiye, tuzanye imigati yacu, turasenze kugira ngo ihinduke umubiri wawe, wa mubiri wawe ugendamo ubuntu bukiza, wa mubiri wawe umwe wakubiswe ngo ibyadukubitaga biturekure. ijambo riravuga ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri wowe, wabyisizeho byose ibyo bihano kugira ngo twebwe tugire amahoro. ndaseze mwami ngo imigati twazanye ihinduke umubiri wawe, wa wundi watewe mu icumu, hakavamo amaraso n'amazi, kugira ngo ibyatujombaguraga byose biturekure. ndasenze ngo imigati yacu ihinduke umubiri wawe, wa wundi watewemo imisumari mu biganza no mu birenge, kugira ngo ibyari byaradufatiriye, ibyatubabazaga byaradufashe mpiri biturekure. ibyo byose wabyisizeho Yesu. turasenze ngo imigati yacu ihinduke umubiri wawe, wa wundi wikorejwe umusaraba, ukazererezwa hirya no hino, ukaburanywa, kugira ngo ibyatuburanyaga biturekure, kugira ngo ibyo twari twarikorejwe n'isi n'ibihe na Satani ubwe n'abadayimoni n'ibindi byose biturekure, ntibizongere kutugiraho ububasha. turasenze ngo uyu mugati uhinduke umubiri wawe, wa wundi ugendamo gukiza, uri mu buntu bukiza. Haleluya, bukiza ibyaha, bukiza indwara n'ibindi byose byatugendagaho, kubera ko dufite ibihamya. wa mugore wakoze ku ikanzu, yakoze ku mubiri wawe, yarakize. Haleluya, icyago cye cyaragiye. wowe mwamukiza, turagushimiye ko mu mubiri wawe hagendamo gukiza. turaseze ngo iyi migati yacu ihinduke umubiri wawe ukiza, niturya umubiri wawe dukire ibyaha byari byaratubase, ibyaha byadufataga mpiri, ibyaha bya karande byatunanizaga, ibyo byose bikire mu izina rya Yesu Kristo.
turasenze nk'imigati yacu ihinduka umubiri wawe. Umubiri wawe washyizwe mu mva, barafunga bashyiraho ubushishi kugira ngo aho twari twarafungiraniwe tuvemo, kubera ko ntabwo ukiri mu mva. Haleluya, haleluya, ntabwo ukiri mu mva mwami. Turagushimiye ko imigati twazanye ihindutse umubiri wawe. Turagushimiye ko imigati twazanye ihindutse umubiri wawe uri mu buzima buzima. Turagushimiye ko imigati twazanye ihindutse umubiri wawe. Haleluya, ugendamo imbaraga zibatura, zibatura. Ndagushimiye Yesu, ndagushimiye. Urakoze ko imigati yacu ihindutse umubiri wawe. Turagushimiye Yesu ko ubu dufite umubiri wawe mu biganza byacu, ko dufite umubiri wawe mu biganza byacu, ko dufite umubiri wawe. tubikesha iki? Ni ubuntu. Turagushimiye, turagushimiye mwami. Niwubahwe, nusingizwe, niwamamare. Haleluya, 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 haleluya. Amen, amen. Reka dufate umubiri wa Yesu, dufate umubiri wa Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu turagushimiye, Yesu tugushyize haleluya. Twaratsindishirijwe mu mubiri wa Kristo, harimo ubuzima. Haleluya, turagukunda Yesu. Warakoze Yesu kwitanga, ugatanga umubiri wawe ukababazwa ku bwacu. Warakoze Yesu. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Imana ishimwe. Haleluya. Amaraso yawe Yesu. Reka dufate amaraso ya Yesu. Haleluya. Amaraso yawe Yesu y'isezerano rishya. Andi masezerano yose amirwe bunguru n'isezerano rishya rigenda mu maraso ya Yesu. Amaraso yawe Yesu narayahawe ngo mbe amahoro. Amaraso yawe Yesu akuraho ibyaha kugira ngo tubabarirwe. Haleluya. Ndabihamya Yesu ni muzima. Ndabihamya Yesu uri muzima. Ndabihamya Yesu wavuye mu mva. Ndabihamya Yesu amaraso yawe ari mu buntu bukiza, ari mu buntu bubabarira, ari mu buntu buhanagura ibyaha. Ndabihamya Yesu amaraso yawe yaramenetse kugira ngo twebwe abari kurimbuka tubone ubugingo buhoraho. Yaramenetse kugira ngo twebwe abari bapfuye tuzize ibyaha byacu, ibicumuro byacu, tuzurwe. Haleluya, tube bashya, tube bashya, tube bashya. Warakoze Yesu, wagize neza Yesu. Turagushimiye kubw'amaraso yawe. Amen, amen. Akomera Yesu amashyi. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Abaje nyuma, ibyanditswe twabisomye. Twasomye Daniel igice cya 9 umurongo wa mbere kugera ku wa 19. Ntago nongera kuhasoma, muhandike. Twasomye nanone Zaburi ya 23 n'umunani, pardon, Zaburi ya 28 umurongo wa 2 kugera ku wa 3. Aha ndahagaruka. Twongera gusoma amaganya ya Yeremiya igice cya 5. Ni aho ibyo bice twasomye bigenda bigaragaza ibyaha ko tugomba kwihana. Bigenda bigaragaza ko Imana iyo tutihanye itugirira uburakari. Tugomba kwihana, kandi kwihana abavandimwe ni uguhinduka. Ntabwo kwihana ari ukwihana gusa, hoya, kwihana ni uguhinduka. Tukagerageza gukora ibyiza, ibibi tukabireka, tugahinduka koko mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Zaburi ya 28 umurongo wa 2 kugera ku wa 3 haravuga ngo cyariza ugutwi ijwi ryo kwinginga kwanjye, uko ngutakiye, uko manitse amaboko nyerekeje aheraho urusengero rwawe. Ntunkururire hamwe n'abanyabyaha n'inkozi z'ibibi bavuga n'iby'amahoro na bagenzi babo, ariko igomwa rika mu mitima yabo. Ahangaha ni urugero batanze rw'icyaha, igomwa. Twebwe twiri imbere tubwira Imana ngo Mana, turaje imbere y'Imana kandi tubwira Imana ngo Mana, ibi nibi bitubabarira, ibi nibi amaraso yawe natwuhagiye tumaze guhamya
ko amaraso ya Yesu ariyo, ko Yesu atakiri mu mva, kandi ko Yesu yamennye amaraso kugira ngo dukire ibyaha. Ni amaraso y'isezerano rishya kugira ngo tubabarirwe ibyaha. Andi masezerano yose yatuzirikaga mu buretwa, mu bucakara bw'icyaha, byose bimirwe bunguri n'amaraso ya Yesu ashyiraho isezerano rishya. Andi masezerano yose amirwe bunguri n'isezerano rigenda mu maraso ya Yesu. Reka rero twihane ubwacu, tugiye gusenga, twiyuhagize amaraso ya Yesu. Wiriwe watura ibyaha, watuye uko ushoboye, ibi n'ibindi umwuka wera kwibutsa, ubyature, ubwire umwuka wera ngo mbabarira iki. Reka twihane, twiyuhagize amaraso ya Yesu. Ubwire Yesu ngo naturi imbere yawe ibi n'ibi, none niyuhagije amaraso ya Yesu. Iki cyandiko cyahoraga imbere y'Imana kimburanya, kibukiriza ibyaha byanjye, gihanagurwe n'amaraso ya Yesu. Ibyo abantu bibukirizaga by'ibyaha byanjye bihanagurwe n'amaraso ya Yesu. Reka dusenge, tubwire Yesu ngo nteze ibiganza, mbabarira, mbabarira mwami. Haleluya. Reka dufate iminota 2, nimvuga ngo amena turarekeraho, mufungure mikoro. Yesu ndi hano, nteze ibiganza mwami, cyarize ugutwi gusenga kwanjye. Mbabarira Yesu kubw'amaraso yawe, ibyaha byagendaga muri nge, buri cyaha cyose Yesu ibyari byihishe muri nge, mbabarira, kandi amaraso yawe Yesu nanyuhagire. Inzandiko zandegaga z'ibyaha zahoraga imbere y'Imana zimburanya, izo nzandiko zikurweho, mbabarirwe mwami. Amaraso yawe Yesu, amaraso yawe Yesu, amaraso yawe Yesu, amaraso yawe Yesu, mbabarirwe Yesu. Amaraso yawe Yesu, ntunganywe rwose. Amaraso yawe Yesu amboneze. Amaraso yawe Yesu nantunganye. Amaraso yawe Yesu, Yesu nankureho buri rubanza rwose, urubanza rw'abantu, nankureho ibyaha nakoze. Amaraso yawe Yesu nakureho ibyaha byagendaga mu mwuka wanjye. Amaraso yawe Yesu nakureho buri cyandiko cyamburanyaga, buri cyandiko cyandegaga imbere yawe gisibangane. Amaraso yawe Yesu nanyuhagire, buri cyaha cyose atembane, buri cyaha cyose mu izina rya Yesu. Yesu mbabarira, Yesu mbabarirwe, Yesu mbabarirwe, Yesu mbabarirwe, Yesu mbabarirwe, mbabarirwe. Ibyaha nakoze nkana, ibyaha nakoze byose bihanagurwe bunonaha, bihanagurwe kubw'amaraso ya Yesu, bimveho burundu kubw'ubuntu bw'igorogota. Mbonera imbabazi imbere yawe mwami, mu izina rya Yesu, mu mbaraga za Yesu. Yesu ibyaha byose, buri cyaha cyose nkondanaga imbere yawe, mbabarirwe mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu, ndagushimiye Yesu. Amen, amen, amen. Imana ishimwe. Amen, 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 amen. Imana ishimwe. Data twese ahabwe icyubahiro. Reka dusenge. Abantu mufite akazi, ibyaha byo mu mirimo, niba ucuruza ugasanga uranusuye, ugasanga ugize ute, reka dusenge twihane. Mu kazi ntutanze serivisi nzima, kandi nicyo baguhembera, nuvuga ngo wowe wahembwe waribye. Ni urugero ntanzi. Reka dusenge tubwire Imana ngo Mana, abadafite akazi nta kibazo, no muri ubwo bushomeri amasezerano ararushya, naho usaba Imana imbabazi atuwite. No muri ubu bushomeri mbucumuriyemo, mbwijujutiyemo, mbwivumiyemo, yewe mbaye nka wa muntu wari ugiye kwigirira n'abasanze ba Pawulo na Sila abanyururu bafungutse, ngashaka kwigirira nabi. Hari naho nigirira nabi nanjye ubwanjye. Dusaba Imana imbabazi kubw'imirimo y'amaboko yacu, n'abadafite imirimo bayirindiriye, cyangwa se n'abari gukora by'abari gukorera abana mu rugo gusigara aho hose usanga twacumuye. Reka twihane kubw'imirimo y'amaboko yacu n'ayo masezerano y'akazi. Hari aho amasezerano atinze kubera kugenda ubutayu igihe kirekire, usanga twitotombye. Reka twihane, amaraso ya Yesu aduhanagureho izo nzandiko, kandi uhereye uyu munsi twige gukora neza no gutanga serivisi nziza no gukiranuka mu gihe turindiriye amasezerano.
haleluya. Yesu ngirira imbabazi mwami, turacyasenga, muve muri myute dusenge. Data wa twese mwiza, mbabarira mwami ibyaha byose byabarurirwaga mu kazi nkora, mbabarira nteze ibiganza, mbabarira Yesu, mbabarira aho ntakoze uko bikwiriye, mbabarira Yesu, amaboko yanjye ababarirwe, icyandiko cyaregaga amaboko yanjye, imikorere yanjye mwami, aho nkora abo nkorana nabo, umbabarire Yesu, umbabarire. Teza ibiganza Yesu, hanagura 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 buri cyandiko, hanagura mwami mu mbaraga z'amaraso yawe. Yesu Kristo, Yesu 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 Yesu, mbabarirwe, ntunganywe rwose, mbabarirwe Yesu, ntunganywe Yesu, mbabarirwe Yesu, ntunganywe Yesu, mbabarirwe Yesu, ntunganywe Yesu, mbabarira, mbabarira urwo rubanza ibiganza byanjye, mbabarira ubugingo bwanjye mwami, ibyo nakoze byose mu kazi kanjye. Urakoze Yesu, kubw'imbabazi zawe nakire kubabarirwa, kandi uhereye none mwami dukore neza, duhagarare mu kazi waduhaye, duhagarare mu mirimo y'amaboko yacu, tuyikore neza, tukunezeze mu izina rya Yesu. Aho twakoze hose, amakampani yose aho twaciye, ibyaturegaga byose, inzandiko zaturegaga ibya kera n'iby'ubu, ibyo byose bihanagurwe kubw'amaraso yawe Yesu. Tezevoze kirebo tekirebo mando, Yesu Kristo, Yesu 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 Kristo ushimwe. Haleluya haleluya, urakoze mwami. Amen amen. Imana yubahwe, Imana ishimwe. Tugiye gusengera ingingo zacu, ibyaha bikigenda mu ngingo zacu, ugasanga ibyaha bikorwa n'imibiri yacu. Bantu mwikinishije, mwihane niba birimo. Ayo maboko ntabwo Imana yaduhaye gukora ibyo, hoya ni urugero ntaze. Uri rugingo rwacu, umubiri wacu, ahantu hose wari uriho urubanza imbere y'Imana. Reka twiyuhagize amaraso ya Yesu kandi tubabarirwe. Imibiri yacu ni insengero, naho umwuka wera atura. Haleluya haleluya, turakihana Mana Yesu, mu mbabazi zawe mwami, mu mbabazi zawe mwami, tubabarire mwami. Babarira ingingo zanjye mwami, babarira umutwe wanjye mwami n'ingingo zigize umutwe wanjye mwami, babarira igihimba cyanjye mwami ni buri rugingo rugize igihimba cyanjye mwami, babarira amaguru yanjye n'amaboko mwami, buri rugingo rugize amaguru yanjye n'amaboko mwami, mbabarira mwami ndihannye, mbabarira buri cyaha cyabarurirwaga ku mubiri wanjye, buri cyaha cyari kindiho, kimpanagureho Yesu, ndakiyuhagiye Yesu, mbabarira. Icyo cyandiko gisibangane, maraso Yesu nagisibe ku mazina yanjye, mu izina rya Yesu. Maraso Yesu nagihanagure mu izina rya Yesu. Urakoze mwami, ndagushimiye mwami, urakoze Yesu. Ingingo zanjye naho umwuka wera turasanga, ntabwo ari isakamburira ry'ibyaha, oya oya oya, ahubwo umwuka wera aganze. Amaraso ya Yesu nk'uko umuntu akoropa inzu igacya, akorope buri rugingo rwanjye rwose rurarirwe. Mbonera imbabazi imbere yawe mwami, urakoze papa, ndagushimiye. Haleluya haleluya, amen amen amen. Imana ishimwe. Reka twongere twihane, abakorera Imana muri hano, bantu mukorera Imana barambitse imihamagaro hasi, Imana itarabahagaritse, nta konje yabahaye. Abakorera Imana bagenda baseta ibirenge, abemereye Imana ibintu ntibabikora. Reka twihane. Ihane, ubwira umwuka wera ngo mbabarira narakubeshye, ubwira umwuka wera ngo mbabarira se ari ibyananiye, ubwira umwuka wera ati menye neza ko ntabishoboye, sinabikoreye ku gihe. Imana itugirira imbabazi, ab'Imana yatumye mukanga, dore ni umwanya mwiza wo kwihana. Imana itugirira ubuntu. Haleluya haleluya. Yesu, turi imbere yawe, imbabazi zawe Mana zimbeho,
Oh Yesu, neza ibiganza, girira imbabazi mwami kubw'umurimo wawe, aho natunganye mbabarira kubw'umurimo wawe mwami, mbabarirwe Yesu, aho itaranto yanjye ntemeye kuyikoresha nk'uko ubishaka, aho itaranto zacu tutazikoresheje mwami, tubabarire duteze ibiganza. Gira imbabazi Yesu, gira imbabazi papa, gira imbabazi, gira imbabazi Yesu, gira imbabazi, gira imbabazi papa, gira imbabazi Yesu, Yesu, kubw'imihamagaro gira imbabazi, gira imbabazi Yesu, abataragukorewe mwami Yesu, abahamagaye bakininira, bareteranye hano, abaretse imihamagaro, abataye akazi k'Imana, Mana gira imbabazi, tubabarire, babarira Yesu, babarira Yesu, babarira, babarira papa, babarira gitare. Haleluya, icyubahiro kibi cyawe Yesu, twakira imbabazi zawe no kujya neza kwawe kwishe mwami, tubabarire. Urakoze Kristo, urakoze mwami Yesu, shimwe. Amen, amen. Umwami yubahwe, umwami asingizwe. Reka twihane ibyaha by'abana niba tubafite, abatabafite mu muryango wawe harimo abana, babasaza bawe, babakuru bawe, abande babihanire nyabone. Reka twihane, ubwira Imana ngo Mana gira imbabazi, nudukururire hamwe n'abanyabyaha, niko ijambo ryavuze. Haleluya, haleluya. Yesu, turi imbere yawe, tugirire imbabazi mwami, imbabazi zawe zitugaragareho, imbabazi zawe gitare. Tubabarire Yesu ibyaha ku bana waduhaye, ibyo tutubahirije, ibyo tutakoze ngo dukore uyu murimo waduhaye neza, tukubahishe, ibyo twishe Yesu, ibyo twibagiye, ibyo tutatunganije muri aba bana waduhaye, tubabarire. Imbabazi zawe Yesu, mbabarira, mbabarira mwami, ibyasohotse mu kanwa kacu kuri aba bana mwami, byose byari urubanza imbere yacu, bihanagurwe, byari ibirego, byo byose bihanagurwe mwami, bihanagurwe, bihanagurwe, bisibangane imbere yawe Data wa twese mwiza, kubw'ubuntu bwawe mwami, kubw'ubuntu bwawe. Abana wampaye mwami bababarirwe, abana bari mu muryango wanjye mwami mvukamo bababarirwe, abana bari mu muryango nshatsemo bababarirwe mwami. Imbabazi zawe Yesu, imbabazi zawe, imbabazi zawe mwami. Urakoze Yesu, urakoze Yesu, 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 urakoze. Amen, amen. Umwami ashimwe, umwami ahimbazwe. Data twese ahabwe icyubahiro. Turacyasenga, reka dusenge, hadusaba Imana imbabazi imiryango yacu, aho tuvuka, aho uvuka kwa papa wawe niho tugiye kubanza. Usaba Imana imbabazi, wiriwe watura ibyaha byaho. Reka dusenge, ubwire amaraso ya Yesu yiyuhagize buri kintu cyose cy'icyaha cyagukururukagaho, cyo cyose gihanagurwe burundu, burundu, mu izina rya Yesu Kristo. Buri cyandiko cyose cyari kitwanditseho kubera aho twavutse kwa ba data, Imana ikitubabarire, ntadukurure hamwe uhoraho hamwe n'abanyabyaha, ahubwo atugirire imbabazi, niko Zaburi yavuze. Haleluya, natwe turabyatuye Yesu, turi imbere yawe, mpagaze imbere y'umusaraba n'amaraso ya Yesu Kristo n'ubuntu bw'igorogota. Mbabarirwa ibyaha byaho navutse kwa ba data mwami, nibakizwa Mana, Mana, mbabarira, mbabarira Yesu, ibyaha byabo mbibabarirwe. Mbabarira papa, mbabarira Kristo mwiza, mbabarira, mbabarira Yesu Kristo, mbabarira gitare cy'amahanga. Ayi Yesu, ayi Yesu, ayi Yesu, 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 Yesu,
Yesu, Yesu. Mbabarirwe mwami, mbabarirwe mwami, mbabarirwe mwami. Yesu mbabarire mwami, umbabarire Yesu, umbabarire papa, umbabarire, umbabarire Yesu, umbabarire mbonezwe. Haleluya. Amen. 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 Reka twongere twihane kwa ba mama naho, tuve kwa ba data, reka twihane ibyo kwa ba mama naho, buri byaha byabo byose byari bituriho, ibyo byose bihanagurwa. Inzandiko zaturegaga kubera ibyaha byaho, ibyatwishyuzaga kubera ibyaha bya, izo nzandiko zisibwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Urwo rubanza rutuveho burundu burundu, amaraso yawe Yesu. Yesu nteze ibiganza, Yesu ndi imbere yawe, Yesu mpagaze imbere y'intebe y'ubuntu. Amaraso yawe nanyuhagire buri cyaha cyose cyaho navutse kwa ba mama, cyanyibukirizwagaho, cyandiko cyanyandikwagaho kubera aho navutse kwa ba mama, kubera ibyo bakoze bakakugomera. Ibyo byose bihanagurwe, bihanagurwe. Ubimbabarire, ubinkureho, ubinyuhagire mwami, ubinyuhagire Yesu. Haleluya, haleluya. Yesu, Yesu, Yesu. Yesu mbabarira, Yesu. Yesu, imbabazi zawe mwami, imbabazi zawe zinyuremo mwami. Buri cyaha cyose cyari kibabaruyeho Mana ukimbabarire, umbabarire mwami. Buri cyaha cyose cyanshiraga mu rubanza nabo, ntungurure hamwe n'abanyabyaha n'ibyaha byabo byo kwa ba mama, ahubwo ungirira imbabazi Yesu. Niko Zaburi yavuze, Zaburi ya 28 umurongo wa 2 kujya ku wa 3. Ntungurure hamwe n'abanyabyaha Yesu, ibyaha byabo ndabyiyuhagiye mu maraso yawe. Buri byandiko byose by'ibyaha byandegaga, buri rubanza rwaho rwose rwari rundiho, ruhanagurwe nonaha n'amaraso yawe Yesu. Ibyamburanyaga bisibangane, ibyibukirizwaga kuri nge bisibangane, ibyahagurutswaga kuri nge by'ibyaha bisibanganywe n'amaraso ya Yesu. Urakoze Yesu, nakiriye imbabazi zawe Yesu, nakiriye ubuntu, nakiriye kubabarirwa. Haleluya, haleluya, amen. Reka twihane aho twashatse, cyangwa se aho wabyaye, yego biragendana. Abasiribateri namwe ni umwanya mwiza wo kwihana nubwo utarashaka. Muri ubwo busiribateri ubucumuriyemo, ubwivovoteyemo n'ibirefu. Ubwo rero reka twihane. Icyo cyandiko cyatsindaga buri wese, cyari gihagaze imbere y'Imana Data, cyatuburanyaga ibyo Satani yagendaga yibukiriza kubera aho twashatse. Imana yo mu ijuru ibitubabarire, ibidukureho, kubera ko dutinze mu butayu igihe kirekire ugasanga turitotombye. Ibyo byose Yesu abibabarire, abashatse n'abatarashaka. Reka dusenge. Haleluya, haleluya. Yesu ndi hano, umuntu wese arisengera, mufungure umunwa musenge. Haleluya, ni igihe cyo gusenga. Imbabazi zawe mwami, imbabazi zawe Yesu nizimbeho, nizimbeho Yesu, zisibanganye imanza zose. Inzandiko zari zinyanditseho kubera aho nashatse, inyandiko z'ibyaha zamburanyaga, zaburanyaga urugo rwanjye mwami. Hanagura amaraso Yesu, nahanagure buri kimwe cyose. Amaraso Yesu nakureho, zaburanyaga uwo twashakanye. Amaraso Yesu namwuhagire, mu buntu nababarirwe. Amaraso yawe Yesu uriho, amaraso yawe Yesu natwoze, amaraso yawe Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya,
haleluya, haleluya. Buri cyandiko cyose cyatuburanyaga, haleluya. Yesu gihanagurwe, gihanagurwe, Yesu gihanagurwe, haleluya, 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 haleluya. Yesu mbabarirwe, gihanagurwe n'amaraso ya Yesu, kirimburwe, kirimburwe, gisibanganwe burundu, ubutazongera kwibukirizwa mu buzima bwanjye, mu mwuka wanjye, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu, turagushimiye Yesu, turaguhimbaje Yesu, turagushimiye, haleluya. Mana utugirire imbabazi, ungirire imbabazi mwami, ungirire imbabazi papa, haleluya, utugirire imbabazi mwami, amen. Amaraso yawe Yesu ashyireho identite nshya, haleluya. Urakoze mwami, urakoze Yesu, haleluya, amen. Data wa twese yubahwe, data wa twese asingizwe, Imana ishimwe. Reka dukorere isengesho, ubwire umucyo, ngo umucyo wawe Yesu umvire. Kora isengesho, ubwire Yesu ngo umucyo wawe umvire. Ahari hari umwijima n'ibyandiko by'ibyaha, bwira Yesu ngo umucyo wawe umvire. Reka dukore iryo sengesho, haleluya. Yesu niwe mucyo w'ukuri, uri mu mucyo ntagenda mu mwijima w'ibyaha, ahubwo umucyo wawe uramumurikira. Ndasenze Yesu ngo umucyo wawe umvire, umucyo wawe ugumye undasire, umucyo wawe umvire rwose, ndushaho gutungana, umucyo wawe umvire, ndushaho guhagarara ndatsinzwe n'urubanza rw'ibyaha, umucyo wawe umvire, mpagarare mu buntu aho ushaka mwami, umucyo wawe umvire, umucyo wawe umvire papa, umucyo wawe umvire hafi na kure, umucyo wawe umvire umutima wanjye, umucyo wawe umvire ubugingo bwanjye, umucyo wawe umvire rwose, umucyo wawe Yesu. Aho umucyo uri umwijima urahunga, 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 aho umucyo uri umwijima urahunga. Mbabarirwe mwami, nyirira neza mwami, nyirira neza mwami, nyirira neza mwami, nyirira neza mwami. Urakoze mwami Yesu, ndagushimiye. Twakiriye ubuntu bwo kubabarirwa, twakiriye ubuntu bwawe Yesu, umucyo wawe ugumye umurike, haleluya. Umucyo wawe umurike ku manywa na nijoro mu buzima bwanjye mwami. Urakoze mwami, amena, amena. Reka dufate amaraso ya Yesu, umere nk'uyogesha ku maso yawe. Amaraso ya Yesu, uko umuntu afata amazi agakaraba, umere nk'uyogesha ku maso yawe, haleluya. Natwe twigire mu mutima ubabarira, natwe twigiremo amaso areba ibyiza aho kureba inabi, natwe twigiremo ingeso nziza z'abakijijwe, z'abashaka Imana, z'abakunda Imana. Natwe twigiremo undi mutima mushya, indoro nshya, indoro nshya, imibereho mishya abari muri Kristo Yesu, nyuma yo kwihana nta rubanza, haleluya. Urakoze Yesu, amaraso yawe yoza amaso yanjye mwami Yesu. Aho twarebaga tugaca imanza, oya mwami, ahubwo turebe nk'abari muri Kristo Yesu. Amaso yacu agira indi ndoro, amaso yacu mwami Yesu, Yesu, twe kurangazwa n'ibihita, ahubwo amaraso yawe Yesu, amaso yacu tuyinitse mu maraso yawe, mu maraso yawe mwami, mu maraso yawe mwami,
haleluya. Urakoze mwami, icyo ushaka mwami ugikore ku maso yacu, icyo ushaka ku maso yacu gikore mu izina rya Yesu, haleluya. Yesu yubahwe, haleluya. Niwe tubikesha, niwe wabiduhesheje. Mu mbabazi biracyashoboka, mu mbabazi birakunda, mu buntu bw'igorogota, amen. Reka twibukiranye, niba aya masengesho hari icyo ari kukumarira, ndakwibutsa wandike muri commentaire aho ngaho ugira icyo tubwiye. Niba hari ubuhamya udusangize natwe kugira ngo turusheho gufashanya muri urugendo rujya mu ijuru. Wibuke kandi gukora subscribe kandi usangize n'abandi nabo bamenye kwisengera.